Yes, ijoro ryiza, ijoro ry'umugisha kuri we muntu wabashije gukanda subscribe ndetse nawe utaranayikanda nyaboneka reba ahantu handitse ijambo subscribe ugenda uyikandaho, unareba ahantu handitse ijambo like nyaboneka ku muntu ureba ikiganiro ntukande like, wenda subscribe ushobora kuyihorera ariko bikandiye rimwe rwose ntacyo biba bitwaye, dore ko like ituma Google iduha recommendation. Mbone rero kwihanganisha cyane cyane abanyarwanda n'isi muri rusange, twatangiye iminsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994. ngira ngo nibihe bitoroshye ku banyarwanda ndetse n'amateka nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndaza kuba ngenda nyarukira hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, mu bihugu by'ibituranyi nk'u Burundi, cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuba hagenda hasohoka verisiyo zigiye zitandukanye nyuma y'uko haje kuba hagenda hagaragara guturikwa. Uku guturika kwaje kuba kugenda kuvugwa ko ari impanuka, ariko nyaboneka bitewe na verisiyo yindi ije kubigenda ijya hanze. Abantu benshi batangiye kuvuga ati ese nticyaba ari igitero cyabaye cyahishwe. Turaze kwa tugenda tugaruka kuri iyi mpamvu byose gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mve ahangaha kandi ngaruke ku kibuga cy'imirwano hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mirwano hano muri Fizi ibintu bikomeje kuba birushaho kuba bigenda bibi cyane cyane hano mu midugudu ituwe hano muri Fizi, nko mu midugudu ya za Kajembwe, Mugeti. Ahangaha rwose umwe mu bakoroneri yaje kuba akuramo inkweto arirukanka. Kugukuramo inkweto yazikuyemo gute nyaboneka byose uraza kuba ugenda ubyumva mu rugamba rukomeye cyane rwaje rugenda rubera muri aka gace. Uru rukaba ruje no ku munsi w'ejo haba rihiriwe imirwano. Mvuye ahangaha kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yaje kuba agenda agaragara kuri uyu munsi washize afite indabo ari kuba agenda yibuka uwahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Ntaryamira Cyprien waje kwitaba Imana mu mpanuka yabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994 avuye mu rugendo rw'akazi muri Arusha, aho yari ari kumwe na mugenzi we Perezida Juvenal Habyarimana. Yaza kuba ngenda ngaruka kubyo Perezida Niva yaje kubagenda atangaza byose. Ndaza kuba nihuta kandi ngarukano mu mikeke nyuma y'urugamba rutoroshye cyane rwaje kuba rugenda rubera muri aka gace. Ubu nyaboneka bikaba byamaze kuba bigenda byemezwa yuko abarwanyi ba FARDC bafite uduce tumwe na tumwe barayemo ndetse n'utwo bakuyemo inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu. Bamwe mu barwanashyaka b'umutwe w'inyeshyamba za M23 bahakanye ibyo kuba batari kumvikana no muri uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho gatanu kuri gatanu muri iki kiganiro cyacu tugiye kuba tugenda tubanamo cyane cyane muri iri joro. N'ibindi byose nabashije kurondora turaza kuba tugenda tubibanamo. Nyaboneka nkandira like wowe uri kureba kino kiganiro, ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Nihuta cyane reka mpera ahangaha ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri za Karehe. Muri Karehe intambara ikomeye cyane maze iminsi igenda iba, ubu ukaba yiriwe ivugwa mu bice bya Mubuku, Ziralo ndetse n'Ambuzi nk'uko twari twaje kuba tugenda tubigarukaho mu biganiro byacu byagiye bitambuka kare. Muri ibi bice hakaba hariho hagenda hagaragara kwigarurirwa ibice n'abarwanyi b'igisirikare cya Wazalendo bafatanyije na FDNB bitewe n'ibitero shuma ndetse n'ibitero bikomeye cyane bari kugenda bagaba ku barwanyi b'inyeshyamba za M23 muri ibi bice byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bihura
nuko abaturage bafite ubwoba bukomeye cyane, kandi abaturage bakomeje kugenda bagira impungenge ku mutekano wabo muri ibi bice. Sosiyete sivile ikaba ikomeza kuba igenda ivuga yuko bigoye yuko umuturage muri aka gace yakwizera umutekano wiwe kubera ibikomeje kuba bigenda biba cyane cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri Karehe yose. Ubu navuga ko nyuma yuko ibi birwano cyangwa se ibi birindiro by'inyeshyamba za M23 byabaga mu Bukuru bije kuba bigenda biraswa na drone, abaturage batuye muri ibi bice bakaza kuba bagenda babivamo. Hakaba hamaze kuba indiri y'abawazarendo ndetse na FDNB n'aba bacashuro, ndetse bakaba batangiye no kuba bagenda bahashinga ibirindiro cyangwa se amadefensi n'amakomunikasiyo nk'uko tubikesha ibinyamakuru byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mvuye hano reka mpite nerekeza hano muri Fizi cyane cyane nyaboneka mu bice bigiye bitandukanye bituwe n'abaturage ndetse nano imurenge. Inyeshyamba za M23 n'abafatanyabikorwa bazo mu misozi miremire yo hagati ya Uvira ndetse na Fizi, nyuma y'imirwano ikomeye cyane Wazarendo yigaruriye Muramvira, Kajembwe ndetse na Mugeti. Umutwe wa M23 ukaba wasubiye inyuma uri kumwe n'abarwanyi bawo ujya mu bice bya Mitimbo. Abo ukaba ngo uri kuba ugenda uca mu baturage bagiye bahunga iyi mirwano muri kano gace. Amakuru akaba avuga ko aba barwanyi bitangiye kuba bigenda biba bibi, ngira ngo kare nibwo twagendaga tugaruka ku makimbirane ari hagati mu bayobozi bayo, yaba General Boduwe ndetse na General Sultani Makenga ndetse n'uyu Corneille Nanga, ndetse akaba harimo bavugwa yuko ubu General Sultani Makenga yaba yatangiye kugaragara nk'umuntu utari umwizerwaho. Iki ari kimwe mu gikorwa impuguke ziri kubona ko gishobora kuba cyakora mu nkokora umutwe w'inyeshyamba za M23. Muri 2013 ibi byaje kuba bigenda bivugwa. Nyuma yo kuvugwa biza gukurikiraho uko bacitsemo ibice, ndetse ababafashaga baza kubakuraho amaboko, bita bihindukira noneho abangaba babaye banyamwigendaho. Aribwo twagiye tubona ibitero bikomeye cyane, bamwe baratsindwa karahava, aribyo biriho bigenda bibona ko byaba bishaka kuba byagenda bigaruka. Nyuma y'ibyo ngibyo rero ubu ukaba ubona yuko nihatagira igikorwa bishobora kuba byagenda byisubiramo. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nyarukira n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twagiye tugaruka ku iturika ryabaye mu gihugu cy'u Burundi. Abayobozi b'u Burundi bagenda batangaza yuko kwaba ari ibyatewe n'impanuka y'umuyaga nkuba, nk'uko bo bakomeza kuba bagenda babigaruka. Mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko iturika ryabereye mu kigo cya gisirikare cya Camp Base kiri i Musaga mu mujyi wa Bujumbura ari impanuka y'amashanyarazi, urujijo ndetse no guceceka ndetse n'itumanaho risa n'irigenzurwa bikomeje gutuma abaturage bibaza niba ukuri kose kwarashyizwe ahagaragara. Mu ijoro ryo ku itariki ya 31 Werurwe rishyira iya mbere Mata 2023 ryabaye ijoro ry'akaga ku baturage b'u Bujumbura. Iturika rikomeye ryabereye mu nkambi ya Gisigara ya Misaga, ndetse ryakurikiwe n'amasasu menshi y'urusaku rw'amasasu n'ibisasu biturika imyotsi myinshi mu kirere, abaturage bahunga, inzu n'imodoka byarangiritse ndetse n'abantu bamwe bagenda bahasiga ubuzima.
ku ruhande rwa leta igisirikare cyatangaje ko byatewe n'impanuka y'amashanyarazi yateye inkongi mu bubiko bw'amasasu ndetse n'ibitwaro. Nyamara ku rundi ruhande rw'abaturage n'abasesenguzi ikibazo bavuga ko ari ibintu byabaye bitewe cyangwa se n'igitero. Imvugo ya mbere, impanuka ya tekinike. Nk'uko byatangajwe na umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza, iturika ryaturutse ku kibazo cy'amashanyarazi cyateje inkongi mu bubiko bw'aya masasu. Iyi ni inkongi ngo yatumye habaho iturika ry'ibikoresho bya gisirikare bigaragara cyane cyane mu bikoresho bikomeye cyane. Imibare yatangajwe igaragaza ko nibura abantu 13 bapfuye, abandi 57 bagenda bakomereka. Icyaba gikomeje kuba rero kigenda gituma abantu benshi bibaza ku by'iri turika ni nyuma y'uko haje kuba hagenda hasohoka izindi verisiyo z'abasirikare bakomeje kuba hagenda batabwa muri yombi. Ngira ngo twakunze kuba tugenda tugaruka kuri liste y'abantu 26 baje kuba bagenda batabwa muri yombi. Magingo aya ngaya hakaba ngo hari inama ikomeye cyane yabaye kuri etat major hano mu gihugu cy'u Burundi. Nyaboneka mbonera no kugenda nkubwira nti ntabwo ibyabaye muri iyi nama birajya hanze, kuko yaje kuba ahagana ku saa moya igitaraganya z'umugoroba. Ngira ngo ku kiganiro cyacu cya mu gitondo nyaboneka mutwitege, turaza kuba tugenda tubaha amakuru araza kuba agezweho ajyana n'iyi nama yabaye hano mu gihugu cy'u Burundi. Nkomereje hano mu gihugu cy'u Burundi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi ku itariki ya 6 nibwo yaje kugaragara ari kunamira wahoze ari perezida ndetse yajyanye n'indabo ku gituro cyiwe. Uyu ni Perezida Ntaryamira Cyprien wapfuye hamwe n'abaminisitiri be babiri mu mpanuka y'indege yabereye i Kigali mu mwaka w'1994 ubwo bari bavuye mu nama y'akarere mu gihugu cya Tanzania. Nyakubahwa General Neva akaba yashyize indabo kuri uyu nyakwigendera waje kuba agenda agwa muri iyi mpanuka nk'uko twazaga kuba tugenda tubigarukaho. Vuyanga kandi reka mitenerekeza n'ubundi hano mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaga ni kenshi cyane ku munyamakuru watangaje ko mbere yo gutabara umusirikare wa Amerika mu gihugu cya Iran. Donald Trump yatangaje ko ashaka gusobanuza umunyamakuru watangaje bwa mbere ko umupiloti wari mu ndege yahanuwe muri Iran yatabawe aho yakuye ayo makuru. Agaragaza ko azamufunga mu gihe atamubwira aho yayakuye ayo makuru yatangaje. Ibi yabitangaje ubwo yari mu kiganiro n'abanyamakuru mu biro bye ku itariki ya 6 Mata umwaka wa 2026. Trump yavuze ko kwinubira uburyo abanyamakuru batangaza ibiri kubera mu ntambara Amerika na Israel bagabye kuri Iran, bavuga ko bahora bagaragaza Amerika nabi bigatuma anibasira bimwe mu bitangazamakuru. Ku itariki ya 3 Mata umwaka wa 2026 abanyamerika bakiriye inkuru y'icamugongo yihanurwa y'indege y'intambara ya F-15E Striker ingo yarasiwe mu majyepfo ya Iran. Amerika yihutiye gutabara abapiloti bari bayirimo ndetse ibageraho ingabo za Iran zitarabafata. Icyakora yabanje gutabara undi araburwa nyuma y'amasaha. Nyuma yo kuraswa kw'indege, ibitangazamakuru byinshi byahise bitangaza ko umwe mu bapiloti yatabawe ku giti cyiwe. Trump yavuze ko gutangaza ayo makuru byashyize mu kaga uwo batari bari babona, bikabangamira n'ibikorwa byo kumutabara nubwo byagezweho nawe akavanwa mu menyo ya rubamba. Yagize ati, ntitwigize tuvuga iby'uwa mbere mu gihe kugeza mu isaha nyuma umwe
umwe atuvamo amena ibanga. Icyakora twizeye ko uwamenye ibanga tuzamubona. Turi gukora iyo bwabaga ngo tumenye uwamenye ayo mabanga. Yakomeje agira ati tugiye kujya muri iki kigo cy'itangazamakuru cyabitangaje mbere, ndetse tuzavuga duti inzego z'umutekano n'urubireke cyangwa se rumujyane muri gereza. Ntabwo hamenyekanye neza ikigo cy'itangazamakuru Trump yavugaga, ariko ibitangazamakuru byatangaje nk'uko uyu mupilote wa mbere yabonetse birimo The New York Times ndetse na CBC News ndetse na Oxys. Nyuma yo kubona uwo mupiloti wa mbere, hari undi musirikare ukoresha intwaro muri iyi ndege wari waburiwe irengero. Hari impungenge nyinshi ko ashobora gufatwa miri n'abasirikare bo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe za Irani uzwi nka RGC. Amerika yohereje abakomando muri Irani kugira ngo bajye gushakisha uyu musirikare ufite ipeti rya koloneli. RGC nayo yakoraga iyo bwabaga kugira ngo imugereho mbere, inasaba abaturage kuyifasha kuba bagenda bamuhiga, bikagira ubwo bamushyiraho amafaranga y'akayabo y'umurengera. Ibi rero bikaba byaraje kuba bigenda bituma Amerika igenda imutabara cyane yifashishije Delta Force, itsinda rya 6 rya Navy Syria, nabo mu rwego rw'ubutasi bwa CIA baza kuba bagenda bamutabara. Ibi rero bigahita bituma yuko hagenda hagaragara umwuka mubi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, no kuba Donald Trump avuga bati nyaboneka turakora ibishoboka byose uwatangaje iyi nkuru tuze kuba tugenda tumubona kandi aza abihanirwa. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nerekeza kuri iki kiganiro navuga ko kiza cyane muri bino bihe byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Minisitiri Bizimana yahinyuje abavuga ko jenoside yatewe n'urupfu rwa Habyarimana. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana yatanze ibimenyetso bihinyuza abahora bashaka kugaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yatewe n'ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wabaye perezida w'u Rwanda. Mu kiganiro cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu ku itariki ya 5 Mata 2026, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko guhuza ihanuka ry'iyo ndege na jenoside yakorewe abatutsi ari ukwigiza nkana, nk'uko mu gisobanuro cya jenoside harimo ari umugambi utegurwa ugamije kurimbura abantu hashingiwe ku bwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa se idini. Minisitiri Bizimana kandi yasobanuye ko uwo mugambi uba ushyigikiwe n'ubuyobozi buriho, kuko atari ikintu cyashoboka butabigizemo uruhare. Yagize ati iyo habayeho umugambi wo kwica abo bantu hagendewe kuri buri bintu iba ari jenoside ku batutsi bo mu Rwanda. Rero leta kandi ya Habyarimana yateguye umugambi wo kubica bose ishingiye ku bwoko bwabo bwanditse mu marangamuntu zashyizweho na leta. Minisitiri Bizimana yasobanuye ko uruhare rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi ruhera ku kuba ari we musirikare wa mbere ku rwego rwa ofisiye u Rwanda rwagize, ndetse aba umuyobozi w'ingabo ariko zari zishingiye kwivangura. Yagize ati ingabo z'u Rwanda zashyizwe mu mwaka w'1959 zishinzwe n'Ababiligi babiri. Zimaze kujyaho rero abashyingirwagaho ngo umuntu azinjiremo harimo ko zigomba kuba zigizwe n'Abahutu
umuhutu gusa, kandi ko umututsi azajya ashaka kwinjira bazajya bamubwira ko adashoboye. Ibyo byabaye mu mabwiriza y'izo ngabo, kandi Habyarimana niwe wabaye umwofisiye wa mbere uyobora izo ngabo zigenda kuri iryo rondabwoko rya Hutu. Yatowe gutyo aba ariko aziyobora. Noneho bigeze mu 1962 zica abatutsi barenga ibihumbi 2 ibyumba, bazira ko hateye inyenzi zivuye mu Bugande. Minisitiri Bizimana kandi yavuze ko kwibasira abatutsi byakomeje, ndetse Habyarimana wari uyoboye ingabo yemeranya na Kayibanda Gerwari wari perezida ko uko inkotanyi zizajya zitera bazajya bica abatutsi bari mu Rwanda. kandi icyo gihe hari kera cyane mbere y'uko ya ndege ya Habyarimana ihanurwa. Yongeyeho ko mbere y'1994 Habyarimana yagize uruhare rugaragara cyane mu mugambi wo kurimbura abatutsi bijyanye n'imishingano yakoze mbere yo kuba perezida. Yagize ati, abigiza nkana bumve ko intangiriro y'ubutegetsi bwa Habyarimana yari intangiriro y'ubutegetsi bwica. Nabwo Habyarimana yayoboye ari umuntu ugendera mu kuri, yari mu butegetsi bwica kuko yamaze imyaka 11 ari minisitiri w'ingabo na polisi wa Kayibanda. Rero we wayoboranaga ibyo bikorwa byose, akohereza ingabo n'abapolisi. Iby'uruhame rwa Habyarimana muri jenoside yakorewe abatutsi mu kwitegura kandi byanabonywe n'imiryango mpuzamahanga, ndetse bitangaho umuburo ku butegetsi bwe, nubwo nta cyakozwe kandi icyo gihe indege yari itarahanurwa. Yagize ati, hari raporo yakozwe na Amnesty International mu 1992 igaragaza ko hari abantu bamaze kumenyekana bishwe na leta ya Habyarimana mu bice bitandukanye, bagera ku bantu 1000. Bakora urutonde rwabo bari abatutsi n'abandi bahutu, bagaragazaga ko hakwiye kuba impinduka. Indi ni yakozwe n'imiryango 3 yiteranyije leta ibemerera kuza gukora iperereza muri prefegitura za Gisenyi na Ruhengeri n'igice cya Byumba 93. Iyi raporo yerekana ko mu Rwanda hari umugambi wo kumaraho abatutsi, ndetse watangiye gushyirwa mu bikorwa, kandi ko uyobowe n'agatsiko k'abakomeye mu butegetsi buyobowe na Perezida Habyarimana n'umugore we, ndetse n'indi raporo yakozwe na Loni yarabishimangiye. Hari kandi n'abadiplomate bari mu gihugu cy'u Rwanda mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, barimo uwari ambasaderi w'Ubufaransa n'abandi bagaragaje ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi, hamwe n'ibinyamakuru birenga 20 byo mu mahanga. Mu 1964 byatangaje ko ibiri kubera mu Rwanda ari jenoside. Ibyo byatumye Musenyeri André Perdon uwayoboraga Diocese Gatolika ya Kabgayi, wari inshuti ikomeye ya Kayibanda, amugira inama yo guhakana ayo makuru, maze ohereza mu mahanga uwayoboraga inteko ishinga amategeko kugira ngo asobanure ko inyenzi zateye igihugu cy'u Rwanda, noneho ngo birwaneho barazica, ariko ko abatutsi ari abambere mu gihugu bishwe cyane. Yagize ati, aho niho ibikorwa byo gupfobya jenoside
byatangiye kandi izo ingabo zakoraga ibyo ni Habyarimana wari uziyobowe. General Romuald Darwin wari uyoboye ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro mu gihugu cy'u Rwanda yagaragaje ko muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane ko imyiteguro ya jenoside igera kuri yari igeze kure ndetse ko n'intwaro zari zaramaze kuba zigenda zigerwaho. Dr Habizimana yaboneyeho kwiyama umuryango wa Habyarimana ukomeje gukaza umurego mu kugira ubutagatifu imbere ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abandi bagoreka amateka nkana bakagera ubwo bavuga ko ahanurwa ry'indege ari iyo ndandaro yo yayo nyamara ukuri kw'amateka kubigaragaza neza. Indege yari itwaye Habyarimana yahanuwe i Kigali irashwe ku itariki ya 6 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo yari ivuye mu mishyikirano i Dar es Salaam muri Tanzania, ndetse bukeye bwaho ku itariki ya 7 umugambi wo kurimbura abatutsi mu gihugu noneho wahise utangira gushyirwa mu bikorwa byeruye. Iyi mirwano ikaba imaze gusiga abaturage benshi bava mu byabo mu midugudu imwe n'imwe, ari nako umutwe w'inyeshyamba za M23 ugenda ukurwa mu duce tumwe na tumwe. Ubu maginga yangaya mu gace ka Bukuru, Ziralo ndetse na Buzi, ingabo za Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyi ni imwe mu midugudu zamaze kuba zigenda zifata zirukanyemo abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Muri uyu mudugudu wa Bukuru ni hamwe mu gace gakomeye cyane kari karimo zimwe muri za amura zabaga hano muri Karehe zakoreshwaga n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Bikaba bivugwa ko ubwo abawazalendo bafataga kano gace baje kuba bagenda bahakura intwaro nyinshi cyane zari zirimo ngo imbunda za Rocha 7 za machine gun ndetse n'imbunda za AK47 ndetse na n'imbunda za mota nk'uko twaje kuba tugenda tubibona ku mashusho bariho bagenda babyerekana n'imbunda nyinshi, ndetse ariko nyaboneka hano bikaba bivugwa ko haguye abasirikare bagera kuri 2 babo Wazalendo. Nta musirikare n'umwe w'inyeshyamba z'umutwe wa M23 zaje kuba zigenda zigusha ahangaha. Andi makuru akaba avuga ko hano muri Ziraro naho hari platoon y'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 yarwanaga yaje kwimukira hano muri Buzi. Igeze muri Buzi ihasanga ingabo z'abarundi ngo zigenda ziyishwiragiza nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza. Baza kuba bagenda barusho ngo kuba bagenda babasubiza inyuma. Izi ngabo ziza kuba zigenda ziva muri aka gace. Byumvikane yuko ubu inyeshyamba za M23 muri aka gace katari ka Karehe ubu zitakihabarizwa maginga yangaya. Mvuye ahangaha muri Karehe kandi nkuko nakomeje kuba ngenda mbigarukaho ahangaha muri Minembwe ku munsi w'ejo nibwo haje kuba hagenda hagaragara indege. Iyi ndege ikaba yari ije ku kibuga hano muri Minembwe. Iyi ndege ikaba yaraje kuba igenda ihura n'isanganya rikomeye cyane kubera ko yaje guhita iraswa ihira mu kirere cyane. Iyi ndege ikaba yari irimo abarwanyi bagera kuri 3 ba M23 bari batwaye ibikoresho ndetse n'imiti kubakomerekeye ku rugamba, ndetse hakaba harimo ngo n'ibyo kujya muri kano gace kubera ko uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda ngo zibura ibikoresho bimwe na bimwe bibasha kuba byagenda bikomeza bibafasha kuba bagenda babasha kuhasoringa hano ku rugamba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero
bikaba byahise bituma uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 kubera kubura ibi bikoresho, kubera ko ngo hari amazi iminsi n'ubundi byarabaye iyanga, bikaba byafekise aba barwanyi kubera yuko bamwe mu barwanyi b'uyu mutwe batangiye guhita bagenda biripotinga ku gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga cyane cyane nyuma yuko haje kuba hagenda hagaragara yuko abarwanyi bagera kuri 13 bose bamaze kuba bagenda bishyira mu maboko y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'ibi bitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bigabwa cyane kuri iyi ndege. Mvuye ahangaha kandi cyane cyane n'ubundi ndi hano hafi ahangaha ku mirongo imbere ku rugamba, nkuko bigenda bitangazwa ahangaha mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho hano na za Fizi, imirwano ikomeye cyane imaze iminsi igenda ihabera, bikaba mu duce twa Mitabo. Ubu hano muri Mitabo ndetse na Kajembwe ndetse na Mujeti, ubu umutwe w'inyeshyamba za M23 ntizikibarizwa muri aka gace kubera yuko nyaboneka zaje kuba zigenda zihakurwa n'abarwanyi b'Abazalendo bafatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe twakomezaga kuba tugenda tuvuga, uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 nyaboneka ukomeje kuba ugenda utsindwa mu gihe hari kuvugwamo amakimbirane hagati y'abayobozi babo, kuko ngira ngo twakunze kuba tugenda tubigarukaho yaba General Bodwe ntaga yumvikana na General Sultani Makenga, abagore babo nabo bakaba bariho barwanira ibyinjira cyane cyane mu buryo bwo kuba bagenda basoresha bino mu bice bagiye bafatangira, ngo twakunze kuba tugenda tubigarukaho. Ikaba impamvu ikomeye cyane rero iri kugaragara kubera muri uku kutumvikana ugakomerezaho muri uku gukomeza bagenda batsindwa bamburwa bimwe mu bice. Andi makuru akaba avuga ko uyu koroneri Maniza babo waje kuba agenda ava muri aka gace, ngo yaje kugaragara aca mu baturage muri utu duce ari kumwe n'ingabo n'abarwanyi ba M23 bari bamaze kuba nyine bagenda batsindwa muri aka gace. Ibi rero nyaboneka abantu benshi bakibaza se ntibyaba ari amateka agiye kuba agenda yisubiramo ku ruhande rw'inyeshyamba za M23, kuko 2013 barajyanye ibyabaye, ngira ngo mwarabibonye, baje gukubitwa bikomeye cyane. Ibi bigahita bihura nuko Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaje kuba agenda asezeranya abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Kongo, ubwo yari amaze kuba agenda abahereza imodoka n'amazu yabo nyuma yo kujya mu gikombe cy'isi. Uyu mugabo bikaba bivugwa ko yamaze kuba agenda nababwira yuko agiye gufata ibice ibyo ari byo byose umutwe w'inyeshyamba wa M23 wagiye ubasha kuba ugenda wigarura wambura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bitero byagiye biba. Ese ntiyaba afite aya makuru? Kubera ko bamwe batangiye gushinjanya ubugambanyi, abandi batangiye gushinjanya mu kwikubira indonke muri bino bice bagiye bafata. Reka tugende tubitega imbohe tuzagenda tubibona cyane. Rero ubu hano mu Burundi bukaba bwishize Perezida Cyprien Ntaryamira yitabye Imana cyangwa se apfuye. Ntaryamira yapfuye hamwe n'abaminisitiri be babiri mu mpanuka y'indege yabereye cyane cyane hano i Kigali mu mwaka w'1994, ubwo bari bavuye mu nama y'akarere muri Tanzania ari kumwe n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mu Burundi rero Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ku munsi w'uyu munsi aribwo yaje kuba agenda aterekaho cyangwa se ashyira indabo kuri uyu cyangwa se ku gituro kivugwa ko cyaba kirimo uyu mugabo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku mpamvu we na AFPR batari bagamije kwica Habyarimana.
ku itariki ya gatandatu mata umwaka imyaka 32 irashize Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda yishwe ubwo indege ye yari imuvanye Arusha muri Tanzania yahanurirwaga mu kirere cya Kanombe mu mujyi wa Kigali. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko we na FPR Inkotanyi yari ayoboye batashakaga ko Habyarimana Juvenal apfa w'u Rwanda cyangwa se w'u Rwanda yicwa kuko atari we wari ikibazo cyatumye bafata icyemezo cyo gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu n'abanyarwanda. Muri Gashyantare mu mwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu gihugu cy'Ubufaransa rwategetse ko dosiye y'iperereza kwiraswa ry'indege yari itwaye Habyarimana ifungwa nyuma y'imyaka irenga 20 y'iperereza. Mbere y'uko Ubufaransa butangiza iryo perereza mu 1998 abantu bari hafi ya Perezida Paul Kagame bakunze gutungwa agatoki bashinjwa kuba aribo baba bararashe iriya ndege yari itwaye abarimo na Ntaryamira Cyprien wari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Icyakora mu mwaka wa 2012 raporo y'impuguke z'Abafaransa yerekanye ko iyo ndege yaba yarahanuwe n'abahezanguni bo ku ruhande rwa Perezida Habyarimana babonaga ko we ashaka kumvikana na FPR mu masezerano ya Arusha yari yarabanjirije gusinya. Perezida Paul Kagame mu gitabo Convention with the President of Rwanda ubwo yabazwaga n'umunyamakuru France Sudani wa Jeune Afrique ku giti cye ibyo yemera byerekeye uwaba yarahanuye iriya ndege, nawe yashyize mu majwi abahezanguni babonaga ko Habyarimana ari kuganisha igihugu cyangwa se kugurisha igihugu kuri FPR Inkotanyi no ku butasi. Yagize ati icyo nemera ku giti cyanjye ishingiye ku bikekwa ndetse no ku iperereza ryakozwe n'umuryango w'abibumbye nta na kimwe muri ibi cyabaye kubw'ubuhemu cyangwa se kubw'impanuka. Iminsi myinshi cyangwa se ibyumweru mbere yuko indege ya Habyarimana ihanurwa hari harabayeho ibiganiro ku mugaragaro. Ibiganiro byatangazwaga kuri radio n'ibinyamakuru by'intagondwa byavugaga ko hari ikintu gikomeye kigiye kuba. Uko igihe cyegerezaga igihe cyacyo, icyo kintu cyagombaga kubera cyarushijeho gusobanuka. Yakomeje agira ati Habyarimana bakundaga kumwita Kinani, bisobanuye ko atatsindwaga nk'ikintu gikomeye kandi gifite imbaraga zisumba ibindi byose. Ryatsinda ry'intagondwa niryo ryamushinjaga kugurisha igihugu kuri FPR no ku butasi kuko batekerezaga ko yemeraga byinshi cyane mu by'imishyikirano. Mu bitekerezo byabo kuba yari yaremeye ukuganira no kwemera ko FPR yinjira muri guverinoma byari ukwemera ibintu birenze urugero. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko abari bashyigikiye ishyaka rya Habyarimana bari bafite imyumvire y'ubutagondwa burenze ubwe, nubwo ibyo bidasobanura ko nawe atari intagondwa. Yunzemo ati ashobora kuba yarageragezaga gukemura ibintu akoresheje ubwenge n'ubushishozi bwinshi, ariko yari agifite imyumvire y'ubutagondwa. Uburyo yakoragamo bwari butandukanye, ariko ingengabitekerezo yari imwe. Umukuru w'igihugu ubwo yibutswaga ko FPR Inkotanyi yari ifite impamvu yo kwica Habyarimana yavuze ko ku ruhande rwabo byari bitandukanye. Yagize ati
ibyo ni ikibazo gitandukanye. Ntabwo twari tugambiriye Habyarimana nk'umuntu ku giti cye. Icyo twashakaga cyari gukuraho ubutegetsi bwari burimo na Habyarimana, ariko ntitwigeze twemera ko gukuraho umuntu umwe ari byo byari gutuma iyi sisitemu yose ivaho. Nta na kimwe mu bikorwa byacu, mu mitekerereze yacu cyangwa se mu magambo twavuze kigaragaza ko Habyarimana ari we twari tugambiriye. Icyo twakundagaho cyari uko iyo sisiteme yose ivaho uko yakabaye kose, nubwo byitwaga ko ari we wari uyiyoboye cyangwa se wari uri muri iyi sisiteme. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimangiye ko Habyarimana yari kuvaho wenyine ntacyo byagombaga kumara. Yagize ati ntabwo twari gutuma habaho iterambere iryo ari ryo ryose. Ku bw'ibyo rero mu igenamigambi no gutegura ingamba ntitwagombaga kugambirira umuntu ku giti cye. Ibyo byari kuba ikosa ridafite inyungu nanye. Inteko zacu nibyo twashakaga kugeraho. Intambara ntiyari igambiriye Habyarimana, intambara yacu yari igambiriye sisitemu ari nayo itandukaniro rikomeye cyane rikomeza kuba rigenda rigarukwaho cyane cyane umunsi ku wundi ahangaha muri izi raporo zigiye zitandukanye bakomeza kuba bagenda bashinja cyane cyane kuri iri hanurwa ry'iyi ndege. Mu gihe kandi nkomeje amakuru yacu, umunsi M23 izagenda itangiraho ibiganiro mu gihugu gishyashya yo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ukaba wamaze kuba ugenda umenyekana. Uyu munsi ni ryari nawo ngufitiye hano imbere yanjye 5/5. Icyo usabwa wowe no gukomeza ukabana natwe. Ngira ngo mu minsi yashize nibwo twaje kuba tugenda tugaruka cyane cyane intumwa za leta ya Kongo, ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'izihuriro rya AFC M23 byamenyekanye ko zizahura mu Busuwisi kuyu wa mbere itariki ya 13 Mata mu gukomeza ku biganiro bya Doha impande zombi zimaze igihe zigirana. Iki ni icyiciro gishya cy'ibyo biganiro cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanyije na Qatar, ndetse byitezwe ko ziriya mpande zombi ziyemeze gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zigomba kubikirana cyangwa se gukurikiranira hafi. Amakuru akaba avuga ko biriya biganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Qatar byimuwe by'agateganyo kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. AFC M23 na Kinshasa bagiye guhurira mu Busuwisi mu gihe amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo umwaka wa 2025 hagati y'impande zombi atashoboye kugera ku musaruro wifuzwaga, kuko mu ngingo 8 ziyakubiyemo 2 zonyine ari zo zashyizwe mu bikorwa. Ni ingingo zirimo uburyo bwo kugenzura ahagenga n'uburyo bwo guhererekanya ifungwa. Ibibazo by'ingenzi birimo ejo hazaza ha M23, gucyura impunzi n'ubutabera ku byaha byakozwe ntibyigeze bibonerwa ibisubizo. Mu gihe aya masezerano kandi asaba M23 na Leta ya Kongo gutanga agahenge, kugeza ubu ahubwo imirwano irakomeje ntabwo kigize kubahirizwa. Kuva ku itariki ya 1 Ukuboza mu mwaka wa 2025 M23